السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kuzanishimwe n'abandi bikuretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha ibisakare kwa sozerejwe n'abahanuzi ari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo we ndetse n'abandi bazakomeza kurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko twazaba turi muri abo ngabo, Allahumma amin. Abantu b'Islam, tumaze iminsi mikeya turi mu nkundura y'Abayisilamu, aho Islamu iri kugenda isa nkaho igabanya imbaraga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, habaho kunenga ubuyobozi buyoboye idini ya Islam cyangwa se bwitwa ko buyoboye idini ya Islam RMC cyangwa se Amur. Abayisilamu bari bafite ubwoba muri ino minsi bavuga ati se na Al-Hajj Rubangisa Sulaiman yaba nawe yaratandukiriye, nawe akaba yararigatishijwe kuri bwa buki bajya bavuga, hanyuma nawe akaba yajya ku ruhande rwa RMC Amuru, cyangwa se byaba byarabaye gute kugira ngo wenda ibiganiro bisohoka muri ino minsi dukurikira kuri Dawa Rwanda TV bibe bisa nkaho noneho birimo gusa nkaho biri ku ruhande rwa Amuru RMC, ndetse turaza kwifashisha n'amajwi ya bamwe mu bantu bagiye bagaragaza agahinda n'umubabaro batangiye kugira, bavuga yuko n'uwo bavugiraga noneho nawe yaba agize gutya akaba atanye akajya ku murongo waho n'abandi bari. Hanyuma abaturage bakaba bari bamaze iminsi banyandikira SMS cyangwa se bananyandikira kuri WhatsApp n'andi magroup menshi tugiye duhuriyemo, hanyuma bakavuga ati se uzaducukumbure cyangwa se uzatubarize cyangwa se uzaturebere kure nk'abantu muba muri kuri tele cyangwa se abantu mukoresha imbuga cyane muri byinshi, tuzaturebere ati ese koko na Haji Rubangisa nawe yaba yaragiye muri kagatsiko tumajije kumenya ko ari agatsiko kagenderwaho n'abantu basa nkaho wenda baba batagendera ku mujyo wa gahunda ya idini ya Islam. Inshallah ta'ala twagiye dukurikirana akantu kandi kugira ngo turebe kuko nanjye uri kubabwira, nanjye byabaye nkaho bintusha, nanjye numva ayo majwi y'abo bantu nageze aho mbikurikirana cyane, nabikurikirana cyane kugira ngo ndebe koko niba ibyo baba bavuga koko byaba ari byo. Hanyuma ati abaturage bo barashingira kuki? Reka nze mbumvishe ijwi rya bamwe mu baturage, nubwo yavuze yuko twarihindura, akavuga ko twarihindura kugira ngo abantu batazamwumva cyangwa se wenda batazamugira nabi nk'uko wenda bishobora kuba wenda byanabaho, ndetse n'amazina ye birinda kuyavuga cyangwa se yirinda kuyavuga kugira ngo wenda bitazamutusha cyangwa se wenda bikaba byamuteranya n'abandi bantu, bitewe n'uko ni umuntu ukomeye hano mu buyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda, ariko akaba iwe atumva kimwe nabo. Yaduhaye ijwi rye ariko atubwira ko tugomba kurimutunganyiriza kugira ngo rise nkaho ritari irye, avuga amagambo nyine agaragaza ko bishoboka kuba na Al-Hajj Rubangisa yaba yaragiye ku murongo wa RMC. Inshallah ta'ala reka tubanze turebere hamwe iryo jwi, turaza kubumvisha n'ibindi by'abandi baturage bagiye bagaragaza, reka tubumvishirijwe inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze cyane, njyewe ntabwo ndivuga amazina kubw'umutekano wanjye, ariko icyo nanjye nashaka kuvugaho ino minsi nyine uri kugenda ubibona yuko uyu muvandimwe harya Suleimani Rubangisa yajyaga aduha ibiganiro bitukebura bitugaragariza abantu cyangwa se bwa RMC Amuru. Bamwe twagiye nyine tumukurikira kugira ngo turebe n'ukuri, agenda aduha ukuri atugaragariza ukuri, ariko nk'uko ubibona muri ino minsi ati ibintu biri kugenda rwose bisa nkaho noneho ari ku ruhande rwabo. Ikimenyetso cya mbere kibigaragaza, urabona uyu mugabo bita Sege ntabwo amazina niyoga, ariko Kamana izindi zina rye akubundi tumuzi ku izina rya Sege. Uyu Sege rero
urumva amaze iminsi aza kuri Dawa Rwanda TV agakora ibiganiro bijyanye nyine n'ibyo bakoraga mbere, kandi mu bigaragara byose ntago uyu mugabo yakabaye ajya kuri Dawa Rwanda TV RMC itamuhaye uburenganzira, kuko RMC yabujije Rubangisa Suleyimani kuba yakora ivugabutumwa mu Rwanda, ntabwo abyemerewe. Ariko twagiye kubona tubona uyu mugabo agarutse kuri Dawa Rwanda TV ari kwigisha nk'uko byari bisanzwe akora dawa. Ubwo rero niba wenda yaraje kuri Dawa Rwanda TV akajya gukora ibiganiro, ni ikimenyetso cyatwereka yuko nanone Suleyimani yaba yarongera akajya guhura n'abari abagabo bakongera bakaganira, wenda bakaba bakongera bagahuza kugira ngo wenda atongera kubashyira hanze n'ibikorwa byabo. Rero uyu muhaji nawe ko ivugabutumwa mu Rwanda, urabona ashobora kuba yatandukira nawe yajya gutanga ibiganiro kuri Dawa Rwanda TV bakaba bamuhagarika cyangwa se bikamukoraho. Urumva nawe rero niba yatinyutse akajyaho akongera agatanga inyigisho nk'uko yazitanga kuva mbere hose, icyo kigaragaza yuko nyine baba barongeye wenda bagahuza. Ariko ntabwo tubihagazeho neza, tuzakomeza wenda tugende tubireba, ariko njyewe rwose nabonaga ko bisa nkaho rwose byarangiye, kuko ntabwo nakumva ukuntu uyu mudawati mu Rwanda cyangwa se abo bakunze kwita abahubiri yaba yaraje kuri Dawa Rwanda TV maze ubundi agatanga inyigisho nk'uko azitanga, kandi Rubangisa Suleyimani ibyo ngibyo yarabibujijwe na RMC gutanga dawa zo gukora dawa mu Rwanda aha ngaha ku biganiro bigiye bitandukanye. Rero uyu nguyu niba yaragarutse kandi akaba nawe kugira ngo akore mu Rwanda cyangwa se kugira ngo abantu bakore mu Rwanda b'ivugabutumwa, urabona kugira ngo bakore bahabwe uburenganzira bahabwa na RMC Amuru. Ubwo ngubwo rero Amuru niba wenda sinzi ubwo ngubwo wenda mwebwe muzakomeza muducukumburire, ariko dufite kuko Suleyimani yaba yararigatishijwe kuri ubwo buki, nawe akaba yaragiye mu mujyi w'abandi bantu. Murakoze cyane. Ubwo rero mwumvishije ijwi ry'uyu muturage cyangwa se ry'uyu muyisilamu, ari kwibaza ikibazo twese twakwibaza aka kanya. Ni ukuvuga ngo koko ibyo avuga wenda bifite ishinge, n'ubwo wenda avuze mu ijwi ritoya, ariko yavuze amagambo akurikira avuga ati se niba koko Rubangisa Suleyimani yarahagaritswe, kandi ndaza kubereka wenda ibaruwa, ndabasomera ibaruwa zahagaritse Rubangisa Suleyimani, nubwo nawe hariyo yasubije RMC, ariko ndaza kubabwira yuko cyangwa se ndaza kubasomera muri izo baruwa zikubiyemo yuko bari bageze gute, bari bamuhagaritse gukora ivugabutumwa mu Rwanda, gukora ibindi biganiro nk'umunyamakuru wenda akaba yabyemererwa, ariko Dawa Rwanda TV ikaba itemerewe gutangaza amakuru cyangwa se kuvuga cyangwa se wenda kujya muri biriya biterane no gukora ibindi byose bigize gute, ibindi byose byegamiye gukora dawa mu Rwanda yari yabihagaritswemo. Abaturage bafite ishingiro, Abasilamu bakibaza ati se niba yarahagaritswe akaba atemerewe gukora ibyo byose, kandi noneho amiri, kuvuga ngo amiri w'abadawati mu Rwanda bemerewe gukora ivugabutumwa mu Rwanda bamwita Alhaji Kamana Sege niwe ukuriye abahubiri bose mu Rwanda bakora ivugabutumwa. Niba koko abakuriye rero akaba yaratangiye gukora ibiganiro, noneho aza kuri Dawa Rwanda TV agakora ibiganiro, kongera gukora dawa n'ibindi, kandi Sege kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gukora ibyo biganiro byose cyangwa se akore iryo vugabutumwa, ubwo burenganzira buhabwa na Amuru RMC. Akibaza ati se rero Sege we yaba yaragiye gutinyuka gute kujya kuri Dawa Rwanda TV, kandi abizi neza ko yari yarahagaritswe, kandi yaramaze igihe kinini atanagaragara kuri Dawa Rwanda TV, atakaba yemeye kwiteranya gute kugira ngo ashobora kuba yanahagarikwa cyangwa se wenda bakaba banamushinja n'ibindi bintu, ko byaragaragaye ko gitandukanye na RMC cyangwa se wenda mutavuga rumwe, hari ukuntu ushobora gushyiraho ibintu runaka. None nkibaza Sege we yafunze umwuka se basi wenda niwo watandukanye na RMC, cyangwa se wenda Rubangisa niwe wagiye muri RMC? Ibyo abaturage bakabyibaza, ariko bakavuga ati ntabwo Sege yakwitandukanya na RMC, kuko RMC yagira gute, yafunga ibikorwa bagenda bakora by'itangaza cyangwa se by'ivugabutumwa. Akavuga ati ntabwo Sege yahindukira ngaze kuri Alhaji Rubangisa Suleyimani, ahubwo Rubangisa yahindukira akajya muri RMC. Rero nicyo turi kurebera hamwe uyu munsi. Ntabwo turi bwasoze ikiganiro hatabayeho kumenya ukuri kw'ibyo bintu biri kugenda bivugwa.
reka tubaze twumve ijwi ry'umuturage none ufite fact zigaragaza ko Rwagisa Sulaiman ushobora kuba nawe yatangiye gutana akajya hehe muri RMC, ariko nawe ntago afite gihamya. Gusa reka nawe yatubwiye ko mu mutekano we atagomba kugira gute, tutagomba kugaragaza ijwi rye ndetse kumvikanisha ijwi rye no kuvuga amazina ye. Ni uburenganzira bwabo, twebwe tubikora kinyamwuga, ntabwo tujya tubangamira buri muntu wese ushaka gutanga amakuru. Niba nawe ushaka kuduha amakuru ku kibazo runaka ufite cyaba wenda cyakebura abayisilamu cyangwa se bakamenya ukuri, ujye utwandikira kuri nomero tuyishyira muri description hasi, tukayishyiramo maze ubundi ukaduhamagara, hanyuma tukavugana, tuguha umwanya uhagije cyane, cyangwa se ukatwandikira kuri nomero zacu za WhatsApp. Izo twashyize muri description ziba ziri kuri WhatsApp, uratuvugisha rwose ukatwandikira, hanyuma tukakugeza igitekerezo cyawe aho ushaka kandi mu ibanga niba ubishaka. Iyo ushaka ko tubivuga nk'uko bivuze nta kibazo, iyo ushaka ko tubikora mu ibanga nabyo nta kibazo. Rero ndagira ngo wenda tujyane twumve uyu muturage nawe amagambo yakoresheje kugira ngo wenda abantu tugende tumenya ukuri. Ariko njye ninza gusoza ikiganiro ndaza kubabwira ukuri kwa nyako, niba kuko Alhaji Rwagisa Sulaiman niba yaratanye cyangwa se akiri mu nzira yo kugira ngo akomeze atangaza amakuru kandi y'ukuri ku banyarwanda b'Islamu, kugira ngo bakomeze kugenda bamenya ibivugirwa mu dini yabo. Inshallah taala, reka dukurikire iri jwi ry'uyu muturage, hanyuma ibindi turaza tuvuga nyuma tunasoma ya baruwa yahagarikaga Alhaji Rwagisa Sulaiman, cyane yuko anahagarikwa bari bamubujije gukora ivugabutumwa mu Rwanda, kandi yari yaranahagaritswe kuko murabizi neza ko turanabasoma ibaruwa igaragaza ko nawe yisobanuye mu buryo bumwe n'ubundi ko umunyamakuru w'umwuga. Ntabwo umunyamakuru rero wajya kumubuza gukora inkuru, turabyemerewe, tubihabwa uburenganzira na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda itangazamakuru ryemerewe igihe rifite uburenganzira, rero ntabwo kubuzwa ubwo burenganzira. Niyo mpamvu rero tugiye kuza tukareba izo baruwa zagiye zicacana ahangaha ko zamwandikiwe nyuma y'uko yaranafunzwe burya, turaza kuzisoma muraza kubisangamo. Reka twumve ijwi ry'umuturage inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rero amazina ntabwo ari byiza kuyavuga niba munyemereye, ariko njyewe nanjye warumbajije ku kintu kijyanye no kuba wenda uko mbibona muri ino minsi, uko wenda turi kugenda tubona umugabo w'intwari wajyaga utugezaho ibintu bigiye bitandukanye ku dini yacu. Nanjye rero wambajije ngo ikigaragaza wenda ko yaba yaratanye ni ikihe, njyewe ikintu navuga kuri ibyo ngibyo nta kindi, ni uko niba yarahagaritswe kwemererwa gutanga ibyo bikorwa n'icyo twese turabizi, tugenda dukurikirana kuri social media zigiye zitandukanye. Urabona igihe yari amaze adashyiraho ibiganiro bya bariya abantu bagenda bakora ivugabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda bigiye bitandukanye, ahantu hagiye hatandukanye. Urumva niba yari amaze igihe kinini atabishyira kuri channel ze, adashyira ibyo biganiro, none tukaba twatangiye kubibona, ubona ko nyine niba njyewe ikindi kintu wenda nasozezanye sindi bwavuga ibintu byinshi. Urabona musabaka y'uyu mwaka ijya gutangira, urumva nawe yari ari hafi yaho, ariko nyine bigeze kuri finali, hanyuma banama publicité yo kwamamariza icyo gikorwa. Urumva rero niba yaramamaje ibintu kandi kuri channel ye akaba yarabyamamaje akemera kwamamaza agakorana nabo, kandi icyo gikorwa ni cya RMC Amuru, urumva ni ibintu nyine bisa nkaho nyine twatangiye kubona yuko n'ubundi nawe yatangiye gutana akajya muri iriya mujyi bari abantu. Ubwo urumva nawe Imana imworohereza niba wenda yatangiye kugeramo, kuko natwe turi kubona ko nyine bishoboka cyane kuba wenda yaba yatangiye gutana, ariko Imana imugarure, kandi niba yanagiyemo wenda kubw'inyungu zindi z'abayisilamu nta kibazo rwose, twebwe nta kibazo twaba dufite, nta kundi. Gusa nyine Imana itureberera idini, ntabwo izayirekura, kandi Imana ifite isezerano ku bayisilamu ifite amasezerano ku bayisilamu, yatubwiye ko izarinda idini yayo kuzageza ku munsi w'imperuka. Kubera ko reka nkubwire umuvandimwe we, niba hari ikintu cya mbere ugomba kumenya, nta dini ya mbere irwanwa hano kuri ino si nk'idini y'ubuyisilamu. Rwose ibyo ngibyo nta kibazo twe dufite, niba natanye wenda cyangwa se wenda yaragiye mu kuri kw'abayisilamu ntabwo tubizi, Allahu ya'lamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
umuyisilamu ati iyi dini ni iya Allah, ati kandi Allah niwe uzakomeza kuyirinda. Nibyo rwose abayisilamu muri ino minsi rwose uretse impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, niba koko hari idini ahise nyibutsa akantu, niba koko hari idini ya mbere, niba hari idini ya mbere irwanywa kugeza ko idini ya Islam irarwanywa guhera ikivugwa na n'ubu ngubu kuri ino umma, na n'ubwo iracyarwanywa. Ikigaragaza ko idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ari ukuri ni nuko nabwo irwanwa bwose na n'ubu ngubu ntiratakaraza, akwiye gusubira inyuma ibihugu bijya hejuru. Sinzi na muri kubibona, abayisilamu nibo barwanwa kukuri cyane. Ibaze amadini agera kuri 100, Islamu ni imwe, Islamu ni imwe, ariko nuvuga ngo abantu biringiye Yesu nk'umukiza n'inzira n'ukuri n'ubugingo bakamwita Imana, abo ngabo nibo benshi cyane. N'udutsiko twinshi dukoresha Bibiliya, dukoresha igitabo kimwe na Qur'an. Bibiliya ihuriyeho n'abantu barenga udutsiko tugera muri 100 n'ibihumbi 100. Uje wese ni Bibiliya. Uwo wese uje rero aza arwanya idini ya Islamu, ayivuga nabi, ayivuga uko bitari. Urugero, akanya iyo uburanye n'umudive ku idini akubwira ko Abisilamu bari mu buyobe. Umukatolike akubwira ko Abisilamu bari mu buyobe. Ni amadini menshi. Abayehova nuko, nuko, abaporoso nuko. Ni ukuvuga ngo amadini yose hano mu Rwanda yose yafata atari aya Kisilamu, yose azarwanya idini ya Islamu. Ariko n'ubu ngubu idini ya Islamu ku mbuga nkoranyambaga nitwe tuyoboye, ku kijyanye no kuba abantu bari kwinjira buri munsi nitwe tuyoboye. Nubwo havamo bamwe, ushobora kwinjiza abantu 50 hakavamo umwe, birashoboka. Ariko twebwe abayisilamu turwanwa kuva ku munsi wa mbere. Noneho igitangaje, natwe abayisilamu bwacu turarwanyana. Ibaze, ariko na n'ubu Allah subhanahu wa ta'ala yaradukomeje aradufata kugeza n'ubu ngubu. Nubwo twarwanywa tukagira gute, turacyari Abayisilamu, kandi idini ya Islamu iri hejuru cyane. Ibintu bigeze bihagarara, ibintu byose birakurwa mu dini ya Islamu, kandi turarwanywa buri munsi. Nitwe twitwa amazina mabi. Wallahi umuyisilamu ashaka kwitwa inagondwa atanazi inagondwa icyo ari cyo, atanazi no gusari. Iyo umuntu utazi gusari yakwitwa umuntu inagondwa gute ku Bisilamu? Atazi no gusari ati urari inagondwa, harabikwa akagira gute kugeza naho arwanywe, akaba yanakorewe n'ibindi byaha nyicarubozo. Ariko turashimira leta y'u Rwanda, ibyo byose byarabaye ariko ntibizongera kubaho, kuko leta y'u Rwanda iturebera kure. Nanjye ndi leta y'u Rwanda mu gihe kiri inyuma, wenda igihe cyashize, iyo mba ndi leta y'u Rwanda nanjye mba narabikoze pe, mba narafasha abantu nk'abo ngabo nkabafunga, bitewe n'uko icyo gihe byaravuzwe cyane bacicikana, kandi bivugwa na bamwe mu Bayisilamu bagenzi bacu. None ni gute leta yari kutureka? Kandi ni urugero, ufite papa wawe yaje yivugiye ati uyu mwana wanjye ngewe ni umujura, afite urumogi, ndabizi neza ko acuruza urumogi, nubwo batarugusangana wallahi bakujyana. Natwe rero turi Abayisilamu nibo bafashe iya mbere bavuga ati Abayisilamu bagenzi babo ni intagondwa, bafite jihadi. Ijambo jihadi barisobanura mu nyito bashaka kugira ngo Abayisilamu bamwe na bamwe batsikamizwe, bitewe n'uko bari kuri tawhid. Baratsikamizwa, turabyumva turabibona, ariko inshallah ta'ala ubu ntabwo bigihari. Niyo mpamvu umuntu ari kugenda hari akavuga uko ashaka, akanenga, akanashima. Leta y'u Rwanda ikabireba ikabikorera ubusesenguzi, yasanga abo ngabo bari kunenga iby'amafuti, ikaba yabafata ikajya kwibabaza, cyangwa se ikaba yanabandikira u Rwanda ikaba ati mubirekera aho ngaho. Ariko iyo basanze bakoze ubusesenguzi basanga ibyo bari kuvuga wenda ni ukuri, bagira gute? Babaho ubutabera nubwo bwatinda bwose. Leta y'u Rwanda burya ntabwo igipfa gufata ibintu ngo bubuke. Ishobora kuba bafite gutya, bafite ku rupapuro abo tugenda tugaragaza n'ibimenyetso tugenda tubigaragaza, ikabifata ikabishyira mu bimenyetso byayo. Igihe umunsi umwe wageze bazabazwa gato n'akanini bakoze. Ni ukuri. Hanyuma rero nanjye navuga ati idini ya Islamu mu buryo turwanywa n'uburyo wenda tuharabikwa n'ibindi byinshi, ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala arabigaragaza cyane. Twebwe turi abantu, kandi turi abantu basanzwe ku Mana, intumwa n'abahanuzi. Hera ku ntumwa yamigeze no ku muhanuzi wa nyuma, nta n'umwe utarigeze uharabikwa. Bamwe baratutswe, abandi bitwa abasazi, abandi bitwa ibiki, nk'uko biri kuvuga aka kanya. Hari ukuntu twe tuvuga gutya, bamwe bakatwita abasazi, ati aba ngaba babuze ibyo bavuga, bashaka ama views n'ibindi. Ariko
ni paka ukuri tuzakomeza tukuvuga paka tuzakomeza tugushyire hanze paka igihe twumvishijwe natwe wenda twiswe amazina runaka tukabizira kandi Allah niwe urenganura. Umuntu ugendera kuri Qur'an na Sunna abo ngabo nibo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Qur'an wagenda he ukayihindura uko ubishaka ukafata impapuro ukazuba ukajya gute ugashaka inyungu zawe ugafata Qur'an ukayihindura ukundi kuntu. Wallahi hari aya muri suratu Buruj isoza ivuga ati fi lawhil mahfuz. Iyi ni Qur'an irarinzwe kurubaho urubaho rwanditse iyo Qur'an rurarinzwe cyane fi lawhil mahfuz. Ntabwo niyo wakora ikintu wahindura Qur'an niyo wagira ute ntabwo bishoboka. Aya ni amwe mu majwi y'abayisilamu bagiye bagaragaza ukuntu ibintu bigiye bimeze bavuga ati nuwo tuvuganira gase yabagiye ariko Allahu ya'lam. Ntabwo uko tubikeka ariko bimeze. Al-Hajj Rwangisa Suleiman na nyuma unagize amahirwe kubona ikiganiro cyasohoye nyuma anengana noneho ubwo noneho n'ibyabereye hehe muri musabaka muze kugeraho murebe. Hanyuma nari maze iminsi myinshi cyane nakora ibiganiro nk'ibi ngibi nari maze iminsi cyane numvaga nazongera no kubikora bitewe nuko bamwe bakumva kwabo abandi bakakumva kwabo n'abandi bakakumva kwabo ariko ndavuga ngo uyu munsi nta kintu cyari kumbuza kugira ngo mvuge ku iki kintu hukimajije message kubona message zirenga 200 na zimbwira atari ko se tubwire na Rubangisa se yaba yagiye yaba yamajije kuva mu murongo ariko Rubangisa Suleiman ahubwo nawe abari kurwanywa rimwe na rimwe na kamera kuyabiniriza mu bikorwa nk'ibyo ngibyo byateguwe bari ikibazo we akoresha uburyo bwose bushoboka n'ibindi byinshi bishobora kugira ngo wenda abe yakwinjira aho ngaho uko nawe abari mu bakumirwa. Ni ukuvuga ngo rero aka kanya mu Islam izera kuri umuyisilamu gusa watoye shahada cyangwa wavukiye mu dini niba wemera ko nandi Imana ikwiye gusengwa mu kuretse Imana imwe rukumbi ukanemera intumwa n'umuhanuzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba n'umuhanuzi ibyo ngibyo biraguhagije. Hanyuma ukurikize ijambo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Niba uko bavuga ko bakunda Imana wallahi bagendere kuri sunna. Niba bavuga ko bakunda Imana niba bemere n'umwe yayo mashallah birabahagirije ibyo ngibyo. Hanyuma ngo Allah subhanahu wa ta'ala ngo nabo abo ngabo bazakurikira intumwa yabo bagakurikira amagambo yabazaniye uretse ko fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah nawe azabahemba ibyiza azabagirira neza kandi azabaha bimwe mu byiza hanyuma abahembe anabagirire impuhwe ashyire baraka mu bintu byabo. Ni ukuvuga ngo rero aka kanya ntabwo twajya hariya ngo Rubangisa twinamushyira mu majwi cyane umuvandimwe kuko ibiganiro mwagiye mubona wenda ku social media ashyira wenda mwagiye mugarukaho bijyanye no kumva ko wenda ngo yaba yaratanye n'ibindi nta bihuriye rwose kandi gusa wenda turaza gushaka wenda imvano n'iki kuko nanjye nabyibajijeho ndavuga ati ko wa mugani ndabizi neza ko nanjye hano mfite ibaruwa reka ndahenda zibasomera rwose nta kibazo. Izi baruwa ni ukuvuga ngo zigaragaza neza yuko yari yahagaritswe muri ibyo bikorwa koko ariko wa mugani Kamana Suleiman numva nabo bafite n'amazina yitiranwa alhamdulillah. Kamana Suleiman Sege nawe afite inshingano muri mu ivugabutumwa mu Rwanda dawa ariko ntabwo ari muri RMC sinzi kuko atari muri RMC. Hanyuma icyo ashinzwe gukora ivugabutumwa mu Rwanda ariko agahabwa uburenganzira koko na RMC ariyo Amuru. Niba habwa uburenganzira na RMC kandi ari Amuru akaba wenda yaragiye kuri Dar Rwanda TV kandi Dar Rwanda TV yarahagarikiwe ibyo bikorwa byose byaba bimeze bite kuko wa mugani ubwo RMC yaba kimureba neza nibyo ni ikibazo. Reka tugende turebe hamwe dusome iyi baruwa ihagarika Al-Hajj
Rubangisa Suleiman, hanyuma tunarebe nawe yasubije igihe bamwandikiraga iyo baruwa. Reka tuze tuyisoma inshallah. Hanyuma reka turebe hamwe iby'iyi baruwa yandikiye Rubangisa Suleiman imuhagarika, tunarebe niyo Rubangisa Suleiman nawe yamusubije inshallah taala mu minota mikeya cyane. Itangazo riratangira rigira riti Bismillahir Rahmanir Rahim. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC cyangwa se Amuru Rwanda Muslim Community kuri head office RMC, itariki zakorewe ni kuri 23, tariki 7 Kigali 2023. Bwana Rubangisa Antoine Suleiman, umuyobozi wa Dawa Rwanda TV i Kigali, impamvu kuguhagarika mu bikorwa byose by'ibwirizabutumwa ndetse no kwigisha idini ya Islamu mu Rwanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community RMC bushingiye ku bubasha n'inshingano buhabwa n'itegeko nshingiro rigenga RMC, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 6 iteganya inshingano za Rwanda Muslim Community, arizo izi zikurikira. Ya mbere, guhagararira, kuvuganira no kwamamaza idini ya Islamu mu Rwanda, guhuriza hamwe ibikorwa by'idini ya Islamu mu Rwanda. 3, kubumbatira ubumwe bw'Abayisilamu no kubungabunga imyemerere y'idini ya Islamu. 4, guteza imbere abanyamuryango by'umwihariko abanyarwanda n'abandi muri rusange. 5, gufatanya n'abandi bose igihe batabangamiye icyemezo n'itegeko n'intego za Rwanda Muslim Community. Ni ingingo 5. Ati rero dushingiye cyangwa se ubuyobozi bushingiye nanone ku ngingo ya 7 y'iryo tegeko iteganya ko imiryango y'idini ishaka gukorera no kwamamaza Islamu mu Rwanda igirana amasezerano na Rwanda Muslim Community. Rwanda Muslim Community RMC. Bumaze kubona ko ukora ibikorwa bitandukanye by'ibwirizabutumwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, ibyo bikorwa birimo ibi bikurikira: kuba warashinze ukanayobora urubuga wise Dawa Rwanda TV rukora ibikorwa byo kwamamaza no kwigisha idini ya Islamu binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri YouTube. Uru rubuga rukora mu buryo butemewe n'amategeko kuko rukora ibiri mu nshingano za Rwanda Muslim Community. Ibi bintu Dawa Rwanda TV ikora biri mu nshingano za RMC Rwanda Muslim Community. Ndetse nta n'uburenganzira Rwanda Muslim yaguhaye mu gukora izo nshingano. Kuba ukoresha uru rubuga mu gukwiza amakuru y'ibihuha agamije guteza umwuka mubi n'amacakubiri mu Bayisilamu ndetse no kwangisha Abayisilamu ubuyobozi bwabo. 3, kuba wiha ububasha bwo kwaka no kwakira inkunga z'amafaranga n'izindi zaba izitangwa imbere mu gihugu ndetse n'izituruka mu mahanga. Izo nkunga ukaba uzita izo gukora ibikorwa by'idini ya Islamu no gufasha Abayisilamu, nyamara ugahamagarira abantu kuzinyuza kuri konti nomero za telefone zawe bwite. Iyi mikorere ikaba inyuranye n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko agenga icungamutungo muri Rwanda Muslim Community.
kane, kuba ukora ibikorwa by'ibwirizabutumwa cyangwa se no kwigisha idini ya Isilamu nta masezerano y'ubufatanye n'imikoranire wagiranye n'ubuyobozi bukuru bwa RMC Rwanda Muslim Community, nyamara ari rwo rwego rufite inshingano gutanga uburenganzira ku bashaka kwamamaza no kwigisha idini ya Isilamu mu Rwanda. Gatanu, kuba wiha uburenganzira bwo kujya mu misigiti cyangwa se kujya mu misigiti n'abandi cyangwa se n'ahandi habera ibikorwa bya kisilamu, ugafata amashusho n'amajwi by'abatanga inyigisho kandi utabyemerewe. Hashingiwe rero ku mpamvu zasobanuwe haruguru, ubuyobozi bukuru bwa RMC Rwanda Muslim Community bugusabye ko guhera none kuri tariki 7 z'ukwa 9 2023 uhita uhagarika ibikorwa na gahunda mbabarire gatoya ibikorwa na gahunda z'ibwirizabutumwa mu buryo bukurikira. Iya mbere, uhagaritswe gukora ibikorwa byose birebana no kwamamaza kwigisha idini ya Isilamu mu Rwanda, byaba ibyo gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibyo ucisha kuri YouTube channel yawe yitwa Dawa Rwanda TV, ugafata amashusho y'abatanga inyigisho mu misigiti n'ahandi habera ibikorwa bya Kisilamu, ndetse n'ubundi buryo butandukanye ukoramo ibwirizabutumwa rya Kisilamu. Ukimara kubona iyi baruwa usabwe guhita uhagarika ibyo wita ibiganiro mpaka bicishwa kuri Dawa Rwanda TV, ari abasilamu bari batangiye kuvugaho. Ati ibiganiro byatangiye kugaruka kuri Dawa Rwanda TV, urumva ubwo bufatanye cyangwa se iyo mikoranire tangiye wenda gushyirwa mu bikorwa. Ahangaha niho batangiraga bavuga. Hanyuma ngo biba bigamije gukwirakwiza ibihuha, guhembera amacakubiri mu bayisilamu no kwangisha abayisilamu ubuyobozi bwabo. Ibyo biganiro maka ugire amahoro y'Imana. Itangazo ryashyizweho mu kubona Sheikh Hitimana Salim, mufti w'u Rwanda, rikorewe i Kigali. Rona ibi ngibi rero abaturage babishingiyeho bavuga ati ko kwa mugani se ko tubona ibaruwa igaragaza ibi, tukabona Rubangisa atangiye no gukora bya bindi. Rona noneho reka tunarebe ibaruwa Rubangisa Suleiman nawe yasubije RMC, ntabwo yese abareka ese asubiza nawe muri no baruwa tujye kubasomera. Hanyuma Dawa Rwanda TV, uyu ni Rubangisa uri gusubiza. Rubangisa Antoine Suleiman, kuri nomero ye tutari bwababwira ahangaha, nayo yishyizeho na email ze azishyiraho. I Kigali kuwa 10 z'ukwa 9 2023 arasubiza agira ati: nyakubahwa mufti w'u Rwanda, Rwanda Muslim Community Kigali, impamvu gusubiza ibaruwa yanyu. Nyakubahwa mufti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma yo kubona ibaruwa yanyu kuri nomero zikurikira zigiye zitandukanye, nyine bagiye bandika ahangaha, ntabwo turi bwazisubiremo, yo kuwa 7 z'ukwa 9 2023, aho muvuga ko ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bushingiye ku mategeko shingiro y'uwo muryango ushingiye ku dini, wafashe icyemezo cyo kumagarika ngo mu bikorwa byose by'ibwirizabutumwa no kwigisha idini ya Isilamu mu Rwanda. Nejejwe no kubandikira iyi baruwa ngira ngo mbamenyeshe ko ibyo nkora mbihererwa uburenganzira n'itegeko nshinga. Allah Akbar. Nawe ahabwa itegeko, nawe iryo tegeko narifite, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
cyane cyane mu ngingo yaryo ya 38 igika cya mbere kigira kiti ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza cyangwa se kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru buremewe kandi bwubahirizwa na leta. Ubwo burenganzira kandi mbukura mu itegeko nomero 2/2013 ryo kuwa munani z'ukwa kabiri 2013 rigenga itangazamakuru cyane cyane mu ngingo yaryo ya 8 igira iti ubwisanzure bwo kumenya amakuru n'ubwo kuyatangaza. Ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo kumenya amakuru buremewe kandi bwubahirizwa na leta. Ubwo bwisanzure bukoreshwa hakurikijwe ibitekerezo n'amategeko. Buri umunyamakuru afite ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo. Ubwo burenganzira bukubiyemo ubwisanzure bwo gutanga cyangwa bwo gutara, kwakira, gutanga no gutangaza amakuru n'ibitekerezo hakoreshejwe uburyo bunyuranye bw'itangazamakuru. Hari kandi n'ingingo ya 3 n'iya 4 z'itegeko nomero 4/2013 ryo kuwa 8 z'ukwa kabiri 2013 ryerekeye kubona amakuru, uburenganzira bwo kubona amakuru ndetse n'amahame ngengamikorere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Maze gusuzuma rero ibyo mwanyandikiye nagira ngo mbamenyeshe ko amategeko shingiro y'umuryango ushingiye ku dini mubereye umuyobozi udashobora na rimwe kumbuza uburenganzira nanyeganyezwa mpabwa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Nabagaragarije ibyo nkora nkaba mbikora nk'umunyamwuga w'itangazamakuru kandi mbifitiye uburenganzira. Cyakora mu gihe ubuyobozi bukuru bw'umuryango ushingiye ku dini mubereye umuyobozi bwaba butanyurwa n'ibiganiro dukora, mwakwiyambaza inzira ziteganywa n'amategeko ku burenganzira bwo gusaba, gukosora, gusubiza cyangwa se kugorora n'ibindi, aho gushaka kumvutsa uburenganzira bwanjye bwo gutara amakuru, gukora ibiganiro ndetse no kugeza amakuru kuri rubanda nk'umunyamakuru w'umwuga. Naho kubirebana no kugirana amasezerano y'imikoranire n'umuryango ushingiye ku dini Rwanda Muslim Community mubereye umuyobozi, ndabamenyesha ko njye ubwanjye cyangwa n'amategeko y'igihugu kandi aya mategeko akaba ari hejuru y'amategeko shingiro y'umuryango ushingiye ku dini, kuko aya mategeko shingiro RMC mushingiraho agira agaciro gusa ku banyamuryango bayo. Naho njye ibyo nkora ntabwo bitangirwa uburenganzira n'umuryango ushingiye ku dini muyobora nk'uko mushaka kubyumvikanisha mu ibaruwa yanyu. Mu by'ukuri ubwo nyine ahangaha shyiraho akadomo ko rubangiza, ntabwo ari umuryango wa RMC mu Rwanda, arabyitakanye wapi, ni umuyisilamu nk'abandi bose, ako ari umuryango wa RMC mu Rwanda. Ubwo uyu munsi rero abantu bavugaga ngo wenda ngo yatangiye kurigata kuri bwa buki bwabo, nawe ntago ari kubarizwamo, simbizi cyane wenda bibaye wenda ko abigiyemeje cyane ejo bundi. Kadukomeze. Mu gusoza iyi baruwa rero nongeye kubamenyesha ko njye ubwanjye ndetse n'igitangazamakuru nkorera nta gaciro twigeze guha ibaruwa mwanditse, tukaba tuzakomeza kugeza amakuru kuri rubanda nk'uko twabyiyemeje, tunabamenyesha
tunamenyesha ko amarembo afunguye ku banyamuryango banyu bifuza kugira amakuru batangariza rubanda binyuze mu gitangazamakuru dukorera. Tubifurije kugira amahoro y'Imana, tunabizeza imikoranire myiza yubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa buri wese. Ati ni Rubangisa Antoine Suleyman. Bimenyeshejwe, ishyirwa n'abantu bimenyeshejwe nyine iyi baruwa. Umuyobozi mukuru wa RGB, umunyamabanga mukuru wa RIB, umuyobozi mukuru wa RURA, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Bimenyeshejwe Mufti w'u Rwanda wungirije. Bimenyesheje Kadhi mukuru w'u Rwanda, Perezida n'inama y'abashehe mu Rwanda, umunyamabanga nshingwabikorwa wa RMC, imamu w'intara umujyi wa Kigali bose, imamu w'uturere twose, abo barabimenyeshejwe. Iyi baruwa niyo igenewe. Urumva rero ibi ngibi yabitangaje kugira ngo agaragaze cyangwa se yumve ko ubwo burenganzira ntawagira gute, ntawabumubuza. Tuzagaruka no tunagaragaza noneho ibaruwa yandikiye Perezida w'u Rwanda. Tuzagaruka tugaragaza ibaruwa yandikiye Perezida w'u Rwanda ari gusaba ko yagira gute, yamutabara cyangwa se wenda yamuvuganira cyangwa se cyangwa se Perezida w'u Rwanda yagira gute, yamuba hafi kugira ngo amukize abantu bashaka kujya gute bamugendagaho, cyane cyane agaragaza ko yarafunzwe azira iterabwoba, anazira n'ibindi bikorwa bijyanye n'urugomo n'amacakubiri n'ibindi byose bamufungiye, akamara igihe cy'amezi 4 ataramenyeshwa icyo afungiwe, ariko akaza gufungurwa. Alhamdulillah, tuzasoma mu biganiro by'ubutaha inshallah. Muzandika muri comment ko mubikeneye, maze ubundi tuzayisome inshallah taala. Rero wenda reka twikomeze wenda kujyanye wenda na topic yacu, kugira ngo wenda tutaza gutira abantu n'igihe wenda kirahenda, hanyuma tuze no kubagaragariza uburyo ki Alhaji Rubangisa Suleyman atari muri uwo mujyo wa RMC ndetse na Amoro. Inshallah taala reka dukomeze tugaragarize hamwe ibi ngibi twababwiraga, nibi byo kugira ngo tugaragaze fact n'ibimenyetso bigaragaza ko uyu Alhaji Rubangisa Suleyman yaza kuba yarafashe imikoranire na RMC, aba yaranditse ibaruwa wenda avuguruza ibyo yagiye avuga cyangwa se n'ibindi wenda yagiye gutangaza amakuru. Nibi nadukundira wenda akaduha ijwi rye, tuzarikoresha inshallah. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibindi byose tugenda tubona ku nkoranyambaga n'ibiki, ni akazi ari gukora, bitewe n'uko umuntu wese waba wegamiye kuri RMC, waba wegamiye ku rundi ruhande, wemerewe kuza ukagira gute, ukagenda akaguha amakuru. Ntabwo hano yabigaragaje. Uhawe ikaze igihe waba ufite ikitagenda neza cyangwa se ufite inyunganizi, ufite n'inama, wagenda ukamwandikira, hanyuma maze ubundi mukagira gute, mukaganira, maze ubundi mukareba umuti w'ikibazo aho cyaba kiri. Rero ngewe ndadefanda Alhaji Rubangisa Suleyman, mvuga ati aracyari wa wundi, ndetse n'ibiganiro bimwe na bimwe mujye kuri Dawa Rwanda TV murebe ikiganiro yashyizeho. Hari ikiganiro yashyizeho kigaragaza amakosa noneho bakoze muri musabaka, muri Rwanda musabaka y'uyu mwaka, igaragaza amahugu bakoreye abana b'Igicumbi. Abana b'Igicumbi buriya uyu mushinga niho bishingiye byose, kugira ngo Qur'ani yo gufata mu mutwe mu Rwanda iterwe inkunga. Byaturutse aho ngaho bituruka Igicumbi, ndetse bigera ku rwego rw'i Kigali, bijya muri RMC, ndetse baranabihagararira kandi atari bo nyirabyo. Muraza kubirebesha ikiganiro kigizwe n'isaha imwe n'ibindi minota irengaho, muri hangana kugira ngo wenda mukirangize, kugira ngo mujye mureba ikiganiro mukirangize. Hari abantu bareba ikiganiro bakagizamo hagati bakahita bicecekera bakabireka, ariko mujye mureba ikiganiro idhinillah, muzaza mumenya ukuri kwa nyako, kugira ngo mutazaza mupfa kwandika ibyo mujya muri comment bitewe n'uko mwapfuye kuvuga ibintu mutagize gute, mutahagazeho. Hanyuma ibi ngibi nanjye nahuze nireba ikiganiro, ariko nta mahugu pe,
amahugu rwose urabona ko mu mashusho yagiye nafatwa naza kubereka ikiganiro kirangira tumwe mu dushusho ndi bwaze gufata nkashyiraho kugira ngo wenda muze gusobanukirwa neza insha Allah. Urumva kugira ngo tujye tumenye ukuri bavana mu Islam, tujye tumenye ukuri. Hanyuma ku muntu ufite inyunganizi n'igitekerezo cye cyangwa se wenda ikindi kintu yafasha abantu kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko hari abantu benshi batwandikira bati rero ati natwe yagenze gutya ku musikiti wacu bimeze gutya, nawe ujye uduha amakuru maze ubundi niba ari ngombwa tuyatangaze, niba atari na ngombwa ko yenda yaca amacakuri mu bantu ajya gute, turabireba tukabisuzuma tukabona tutabishyiraho tukabireka, kubera ko ibi ntabwo bijya bisaza. Iyo dufashe inkuru tukayishyira ku rubuga nk'uru nguru ntabwo bisaza. Rero navuga ngo narambiranye, reka nsoreze aha ngaha inshallah ta'ala. Mu bindi biganiro by'ubutaha turi kumwe, ndetse dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko akomeza kutwitiza ubuzima ndetse akanayobora abantu ku nzira nziza. Kandi icyo tugamije aha ngaha abavana Islam si gusenya ndetse si no kuba wenda twanenge kugira ngo wenda dufate iyo myanya n'indi, ahubwo ni ukugira ngo turebere hamwe ibibazo ab'Islam, niba binashoboka bisubireho, ndetse niba bidashoboka nabwo hakoreshwe izindi mbaraga zitandukanye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuri wowe wafashe umwanya wawe ukumva ikiganiro kirangira, nawe washyira inyunganizi yawe, igitekerezo cyawe kirafunguye kugira ngo tugende tugira gute twubaka ku bitekerezo byanyu. Buriya kugira ngo dukore ibiganiro tugendera ku bitekerezo byanyu, niho tuvana amakuru kugira ngo tugeze iyo wanditse igitekerezo cyawe turabisoma, twamara kubisoma tukareba igikeneye kugira ngo tuvugeho, kandi iyo tukivuze tugishakira amakuru abereye. Bane nk'ubu ngubu akanya niba nafashe izo baruwa nkanazibasomera nkanazibagaragariza, n'ibintu byumvikana cyane bishingiye kuba dutanga ibimenyetso dalili. Inshallah ta'ala, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan fikum kwa kuri iki kiganiro. Inshallah Allah azamushyire mu ijuru rya al-Jannah.